amata agomba guterekwa mu nzu y'amata, agaterekwa kandi n'abantu bateguwe, abakobwa b'isugi. Akabwa w'isugi, iyo tuvuze isugi ni umukobwa wabaga ufite ababyeyi bombi, umukobwa utagira inkovu ku mubiri ndetse akaba atarakora imibonano mpuzabitsina. Turi ku marembo, ubundi ku marembo y'ingoro y'umwami niho ku Karubanda. Ku Karubanda rero niho umwami niho yaciraga imanza ku Karubanda, kuko hari imanza zabaga zananiranywe mu batware, aho umuntu wese yumva ko ibwami ariho ateze amakiriro, ndetse n'ababaga bafite ibibazo bitandukanye bumva ko ibwami ariho bazakura ibisubizo. Nshuti bakunzi bacu, turabasuhuje aho muherereye hatandukanye. Reka tubabwire yuko rero ahangaha tugeze nk'uko muhabona ni mu Rukari, hari ikirangabwami gikomeye niba ariko twabyita. Hari inyubako cyangwa se ingoro y'umwami. Ingoro y'umwami rero ubwo ni ahantu umwami yabaga, urugo rwe cyangwa se aho yaga atuye, hamwe n'abagaragu be n'inka ze cyangwa se n'ibindi byose yakeneraga nyine nk'umwami. Hanyuma rero uyu munsi nk'uko mubibona niho turi, tugiye kuhatembereza tubereka ahantu hatandukanye, ibikoresho bihari cyangwa se badusobanurira n'uburyo hakora hateye, ese umwami yabaga hate, byose turagenda tubibasobanurira uko bitandukanye. Hano rero ntago ndi nyine nk'uko mubibona, njyewe ndi umunyamakuru Muranzi Mpurebuke Noel, ariko hari na mugenzi wanjye mpasanze. Uyu numwe rero mu bahaba arabibwira, noneho ababwiye nuko n'icyo ashinzwe wenda n'incamake y'ibyo tugiye gukora. Murakoze cyane, nitwa Alex Ndayambaje, nkaba ndi umukozi w'ingoro y'amateka y'abami hano mu Rukari, nkaba nshinzwe kwakira abagana iyi ngoro ndetse no kubasobanurira amateka agize iyi ngoro y'amateka y'abami. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma rero Alex agiye kudutembereza, atwereke bimwe mu biranga ingoro y'amateka y'abami. Murakoze cyane, nongeye kubaha ikaze mu ngoro y'amateka y'abami hano mu Rukari. Ikaba yarabaye ingoro y'amateka y'abami mu 2002 nibwo yatangiye gukora, mu 2008 itaha ku mugaragaro. Itangira gukora rero hubatswe urugo rwa kinyarwanda mureba hano imbere, rukaba ari urugo rwaje rusanga ingoro y'umwami Mutara III Rudahigwa. Iriya ngoro mubona yubatswe mu buryo bwa kizungu. Iriya niyo umwami Mutara III Rudahigwa yaratuyemo hano mu Rukari kuva mu 1932 kugeza muri 1959 atanze, n'umwamikazi Rozera Gicanda akomeza kuyibamo kugeza mu mpera za 1963. Aha rero habaye ingoro y'amateka y'abami, hubatswe uru rugo rwa kinyarwanda nk'ishusho y'ingoro y'abami babanjije Mutara III Rudahigwa, kuko we murabona ko yabaye mu nzu ya kizungu. Rero rwubakwa higanwa urugo rw'umwami Yuhi V Musinga nk'umwami w'u Rwanda wabaye hano i Nyanza igihe kirekire, akaba ari nawe watumye Nyanza iba umurwa mukuru w'abami uhamye w'igihe kirekire, kuko Musinga yageze hano mu 1899, Nyanza iba umurwa kugeza ingoma ya cyami ivuyeho ivanyweho na repubulika, hanyuma umurwa mukuru ujya i Kigali. Rero kubaka uru rugo ruhagarariye ingoro y'umwami Yuhi V Musinga ni ukugira ngo abashyitsi batugana, abaje kwiga amateka y'abami, babone uko abami babanjije Mutara III Rudahigwa bari babayeho, ubuzima bwabo, imiturire yabo, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko hari ingoro y'umwami, hakaba n'inzu ntoya mu gikari za Kagondo, ingoro yo ni Kambere, nazo zigaragaza uko abanyarwanda nabo bari babayeho. Hanyuma rero uru rugo rwubatswemo amazu atatu, nari maze kuvuga amazina yayo ariko ari mu byiciro bibiri nk'ibyiciro byahoze kwa Musinga mu Gakenyeri. Harimo Kambere nk'ingoro y'umwami, hakabamo na za Kagondo. Kagondo ni inzu z'abagaragu n'abaja ndetse n'abana bakuru, ibikomangoma by'umwami nabyo byagiraga amazu matoya mu gikari, nk'uko n'ubundi mu miryango y'uyu munsi bimeze, ko hari ababyeyi abana babo bamara gukura batarashaka bakabubakira amazu matoya mu rugo aho kugira ngo babane mu nzu n'ababyeyi. Niyo mpamvu na za Kagondo habagamo iz'ibikomangoma. Rero Kagondo dufite ebyiri, imwe ni y'amata n'iy'inzoga. Ntabwo twubatse nk'izari kwa Musinga zose, kuko kwa Musinga hari zirenze 16.
rero aha niho tugiye gutangirira, ni rwo rugo tugiye kubanziriza gusura, aricyo gice cya mbere kigize ingoro y'amateka y'abami. Igice cya kabiri ni inyambo zazanywe hano mu 2011, nk'uko yari ingoro y'amateka, nta nubwo ayo mateka yasigana n'amateka y'inyambo. Niyo mpamvu inyambo zazanywe hano mu Rukari Ibwami, kugira ngo n'abashyitsi basuriye ingoro babone n'inka zo hambere, bamenye amateka y'uruhare rw'inka mu miyoborere y'ingoma ya cyami, ndetse n'inka muri rusange mu buzima bw'abanyarwanda bw'uyu munsi, ndetse n'ubuzima bw'abanyarwanda bo hambere. Hari inka rero, hari ishyo z'inyambo, ishyo ry'inyambo turaribona, turaza kurisura. Hari n'abatahira baza kutwakira batubwira amazina yazo, kuko buri nka igira izina, ndetse n'amahamba y'inka. Ishyo riba ririmo imfizi imwe, muraza kuyibona, ndetse hakaba hari n'uruhongore aho inyana ziba. Icyo ni igice cya kabiri. Igice cya gatatu kiraba iriya ngoro ya Mutara III Rudahigwa, nari nababwiye igihe yubakiwe muri 1932. Harimo amateka agaragaza uko u Rwanda rwabayeho, rwagutse kuva mu kinyejana cya 15 kugeza mu kinyejana cya 19, ndetse n'u Rwanda rw'uyu munsi. Byinshi rero mu bikoresho byo mu ngoro y'umwami byarasahuwe, nyuma y'uko baciye umwamikazi hano mu Rukari muri 1963, bakomeje basahura ibikoresho. Rero byinshi binasahurwa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Turasangamo bike byabashije kuboneka, ndetse n'ibyiganywe dushingiye ku mafoto yagiye agaragara. Nicyo gice cya gatatu tuza gusura. Turaza no gusura umusezero w'abami ahatabarijwe Mutara III Rudahigwa muri 1958. Muzi ko aribwo yatabarijwe ku itariki 28 z'ukwa karindwi. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kwezi gutaha mu kwa karindwi hazaba igihe cyo kumwibuka, ndetse hanatabarizwa murumuna we, umwami wa nyuma w'u Rwanda, Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Yahatabarijwe 2017 mu kwezi kwa mbere ku itariki 15, ndetse hanatabarijwe umwamikazi Rozara Gicanda, umwamikazi wa Mutara III Rudahigwa. We yahatabarijwe muri 1995, yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, yicirwa i Butare, ari naho yabonye icumbi amaze kwirukanwa hano mu ngoro y'umwami. Ibyo rero nibyo bice biri ahangaha, mwanyemera yenda tugatangira. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye gutembera, noneho tugende tureba byose atubwiye, ariko kandi hagati aho umuturarwanda cyangwa se umunyarwanda n'undi muntu wo mu mahanga ubasha kubona ibi tugiye kureba byose, biramwigisha iki? Akenshi abana bakiri batoya n'ababyeyi bakuru, abanyarwanda bakeneye kumenya amateka yaranze igihugu cyabo, cyane cyane ku gihe cy'abami tutari twakabayeho. Niyo mpamvu rero aya mateka asigasigwa kugira ngo tuyibuke cyangwa se tuyatekerezeho, tumenye ngo twavuye hehe, abacu batubanjije babaga hehe, babagaho bate. Ibi byose rero nibyo tugiye kureba. Twatangiye. Murakoze cyane. Dutangiye rero turi ku marembo. Ubundi ku marembo y'ingoro y'umwami niho ku Karubanda. Ku Karubanda rero niho urujya n'uruza rwazaga ibwami, niho bataramiraga, niho bahuriraga n'umwami, ni naho umwami yakoreraga inama na rubanda, ndetse akanabera imanza. Umwami niho yaciraga imanza ku Karubanda, kuko hari imanza zabaga zananiranywe mu batware. Umuntu wese yumvaga ko ibwami ariho ateze amakiriro, ndetse n'ababaga bafite ibibazo bitandukanye bumvaga ko ibwami ariho bazakura ibisubizo. Niyo mpamvu abantu bose rero ntabwo bose bagomba kuva mu ngoro y'umwami, bose rero bateraniraga ku Karubanda. Ubwo ni icyo gice cy'imbere y'amarembo. Ubwo nuvuga ngo ahangaha ku marembo y'ingoro y'umwami niho habaga hitwa ku Karubanda. Niho hitwa ku Karubanda. Hanyuma rero urumva ko hari muri rusange, ariko hariho n'abantu batasubizwaga ku Karubanda. Hari umuntu rero ushinzwe kubavunyishiriza. Icyo gihe yabahaye bakaza noneho kubonana n'umwami amaso ku maso. Uwo muntu rero yazaga iyo yageraga imbere y'amarembo neza, kuko mu marembo habaga hari ingabo z'umwami zikumira wakwinjira nta burenganzira. Iyo yageraga rero imbere y'amarembo yarivugaga ibisekuru by'amazina n'ibisekuru kugeza nko ku gisekuru cya 6. Ubwo umwami akaba ari hafi, arabyumva ko uwo muntu ava mu miryango idafite imiziro yo kuba yaza ibwami, cyangwa se ataba ari mu miryango yagomeye ibwami. Hanyuma iyo yumvaga uwo muntu agomba kwakirwa,
yabamburaga icumu mu marembo, za ngabo ze zikugurura amacumu, hanyuma wa muntu akinjira. Ubwo umwami yabaga ategereje abo baturage atetse kuri iriya nteko. Umwami arateka ntabwo yicara. Hariya rero niho yakiriraga bya bibazo by'umuntu ku giti cye. Mbere y'uko twinjira rero mu bikingi by'amarembo by'ingo z'Abanyarwanda, habaga hateye ibiti bibiri gakondo. Iki giteye ahangaha, ubundi ubwoko ni umuko, giteye ahangaha nk'umurinzi. Kikaba cyarabaye umurinzi nyuma y'amateka mujya mwumva ya Ryangombe ry'Ababinga ba Nyundo, wari umuhuza w'Abanyarwanda n'Imana mbere y'uko abamisiyoneri b'Abanyaburayi bagera mu Rwanda. Uwo ni wari umuhuza. Rero bavuga ko yagiye guhiga mu ishyamba ahura n'imbogo. Imbogo yari ifite ihembe rimwe, rarimutera imunaga muri iki giti. Amashami rero aramufata ntiyamanuka ngo yambogo imwica urupfu rubi. Nyuma rero abandi baraza bamusangamo, baramumanura, igiti bacyita umurinzi. Nyuma rero Abanyarwanda bose bagiteraga mu bikingi by'amarembo bumva ko kirinda ingo zabo, ndetse kikabirindira n'ababisha n'ibibi byose. Hanyuma iki giti ni ingirakamaro. Kera ibi biti bitaraza niho bakoraga urushingo. Urushingo ni uburyo bafataga ibi biti bakabyumisha, bakazabifata bakabikuba ari bibiri, bigatanga umuriro, bagacana, bakabona igisubizo cy'umuriro. Ikindi ni uko aho cyabaga hose hakorerwaga imihango gakondo nko guterekera. Tuje rero no ku kindi ni umuvumu. Umuvumu unazengurutse urugo kuko ni igiti kiramba, kimara igihe kinini. Bagiteraga n'umuzenguruko kugira ngo urugo rwabo nirusenyuka bazabone aho bongera bashinga imiganda, bubaka urugo badatangiye bundi bushya. Hanyuma iki cy'umuvumu rero ni igiti Abanyarwanda bafataga nk'ikimana cyabo. Hanyuma cyanakorwagamo ibikoresho gakondo hafi ya byose, nk'imivure, imbehe, isekuru, ibyansi, n'intebe za Kinyarwanda. By'akarusho rero mu bishishwa byacyo hagakorwamo imyambaro gakondo, impuzu bazikomaga mu bishishwa by'igiti cy'umuvumu. Iki giti rero ni igiti kiramba. Ni nayo mpamvu nza kubereka ikigabiro cya Musinga. Iki iyo kiri aho umwami yari atuye gihinduka ikigabiro. Navuze ko kiramba rero, niyo mpamvu aho Musinga yari atuye n'ahandi abami batuye ku matongo yabo haracyari ibigabiro. Nicyo rero cyitwa ikigabiro kiri ku itongo ry'umwami, kikaba ari kizira kugitema. Twakomeza rero. Aha rero ni naho haberaga imwe mu minsi mikuru itandukanye, tuvuge nk'umuhango wo kubyukurutsa inyambo zabyukurukirizwaga muri uru rugo. Hanyuma hakaba habaga n'abataramyi n'abashinzwe kubambura umwami, kubikira umwami. Ibyo byose byaberaga ahangaha muri iyi mbuga y'urugo. Hanyuma turanareba neza imyubakire y'ingoro ndetse n'imyubakire y'amazu ya Kinyarwanda. Izi zose za Kinyarwanda zahurizaga kugira agasongero. Kariya gati kari hejuru niko gasongero k'inzu. Buriya gasongero bagafataga nk'umurindankuba. Ikindi naho buriya bwatsi, ziriya nshinge iyo basakara niho basoreza, niho bazirikira inshinge ya nyuma. Bahera hasi bubaka bazamura. Hanyuma ingoro y'umwami ikagira amashyoro. Amashyoro ni utu dusongero tubiri. Turiya dusongero tubiri dutandukanya ingoro y'umwami ndetse n'inzu za rubanda. Ingoro y'umwami ni ukuvuga ko yagiraga udusongero dutatu, tubiri muri two tukaba ari amashyoro. Amashyoro rero turaza no kuyabona mu birango by'ibwami. Umwami yategaga amashyoro, umugabekazi agatega amashyoro. Navuga ko ari imitako bambaraga, bategaga ku mutwe izamuye, ikozwe muri ivoire cyangwa se batatse neza n'amasaro. Rero tugeze aha imbere y'ingoro, tugeze ku gitabo cy'inzu. Ariko ahangaha ese basanzwe bita mu irebe ry'umuryango? Turagira mu irebe ry'umuryango, ahubwo tugeze ku gitabo cy'inzu. Igitabo cy'inzu rero kigira ibindi bitabo bibiri. Uyu murongo w'umweru mubona uzengurutse hano ukoze 1/2 cy'uruziga, uyu nguyu niwo bita igitabo cya Nyirantarengwa. Nyirantarengwa urumva ijambo kutarenga ahantu.
iyo umuntu yageraga ahangaha yarongeraga akivuga by'akarusho, akaza guca bugufi agapfukama agakoma yombi aramya umwami agira ati gahorana Imana Nyagasani. Umwami iyo yimaga ingoma yahitaga afata izina rya Nyagasani. Urumva Nyagasani nk'uyu munsi tuvuga ko Nyagasani ari Imana. Umwami yavaga mu bwoko bw'Abanyiginya, ariko yagera ku ngoma ubwoko bwose bw'Abanyarwanda bukamwita Nyagasani. Akabaye wa rubanda. Akabaye uwa rubanda. Niyo mpamvu n'Abanyarwanda bibonaga mu mwami cyane. Hanyuma iyo wamaraga rero kwivuga no kuramya umwami, umwami yarongera akabambura icumu. Rya cumu kwereka ukazenguruka Nyirantarenga ukinjira hariya ibumoso, wagera imbere ye ugaca bugufi ukamubwira ikikugenza, icyo uje kumwaka, warangiza ugataha utamuteye umugongo, ugasohokera hariya kinyuma cyarazira gutera umwami umugongo. Wagera rero ahangaha ugahindukira ukagenda, ariko ukaba utasohotse uteye umwami umugongo. Murabona ko mu myubakire ahangaha twakoresheje isima, ariko kera wo ntago nka mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda ntabwo isima yari yakageza mu Rwanda. Nari kukikubaza. Bakoreshaga rero ibumba, bagakoresha n'amase, bagakurungira neza inzu zabo ukabona zifite isuku n'ingwa kugira ngo babone aya mabara, ndetse n'ibindi bishongi by'amabara atandukanye bacukuraga kugira ngo inzu zabo bazitake neza. Tujye ku gitabo cya kabiri rero, uriya murongo w'umweru n'umutuku ni igitabo cy'inkomane. Kiriya gitabo cy'inkomane kinateyemo inkingi hagati, kibuza amazi gutemba ajya mu nzu, kikaba n'umutako mwiza ku nzu z'Abanyarwanda. Hariya rero urenze inkomane niho uba winjiye mu irere ry'umuryango. Iriya nkingi rero yitwa inkingi ya Kanagazi ku nzu iri hagati rwose mu muryango. Ni inkingi ya Kanagazi, ikaba ari inkingi y'imbabazi ku nzu, ku ngoro y'umwami. Ingoro y'umwami rero ikaba inkingi y'imbabazi. Impamvu ni uko navuze za manza zaberaga ku Karubanda. Bitewe n'uburemere bw'ikosa umuntu yabaga yarakoze, umwami yashoboraga guca iteka umuntu akamutanga. Uwo muntu rero yaba agiye guhanwa, iyo yacikaga ingabo ze zigiye kumuhana akaza yirukanka agakora kuri iriya nkingi, umuntu yahitaga ababarirwa akaba umwere. Abanyarwanda rero bakavuga ko umwami atica yica rubanda. Urumva ko yagutanze, ariko ugize amahirwe yo kugaruka ukaba umwere. Aha rero kugira ngo twinjire mu ngoro y'umwami turakuramo inkweto mu rwego rwo gusigasira no kugira isuku. Twageze mu irere ry'umuryango. Iyo umwami rero yabaga atetse aha kuri iyi nteko ye, aho umwami atetse haba ari ijabiro. Ni mu irere ry'umuryango, ariko iyo umwami ahatetse aho inteko ye iganje haba ari ijabiro. Hanyuma inzu ya Kinyarwanda igira uruhamo rw'umuryango. Ahangaha aha inkingi ifashe hitwa ku ruhamo rw'umuryango. Abinjiraga rero binjiraga ibumoso, n'ubundi bakaza gusohokera. Ubwo turi hanze biterwa n'aho ureba, binjiraga iburyo bagasohokera ibumoso. Dukomeje rero, iyo umwami yabaga atetse aha ari gukemura no kwakira ba baturage rubanda, yabaga ari kumwe n'umugabekazi. Umwami yimanaga ingoma na nyina akaba umugabe, nyina akaba umugabekazi, bose bakaba ari abagabe b'ingoma. Umwami rero n'umugabekazi umugabekazi yafashaga umwami kumugira inama uko akemura ibibazo n'uko ayobora igihugu, bitewe n'uko yabaga afite ubunararibonye bugendeye kuri se w'umwami. Niyo mpamvu yamubaga iruhande. Rwanda igira imfuruka ebyiri, ibumoso ni mu mfuruka ya ruguru, iburyo hakaba mu mfuruka y'epfo. Impamvu ziba imfuruka ni ukubera izi nkomanizo z'umuryango. Utu duti twubatse ahangaha nitwo nkomanizo z'umuryango. Izi mfuruka rero zakirirwagamo abandi bashyitsi, abagabo bakakirwa mu mfuruka ya ruguru, hepfo hakakirirwa abagore. Hanyuma mu ijoro zikabusana, zikaba ibyumba. Abana babandi batakirarana n'umwami ku gisasiro bakaba barara mu mfuruka ya ruguru, abakobwa nibo bahararaga, abahungu bakarara mu mfuruka y'epfo no mu kirambi. Hanyuma hagati y'inkingi ebyiri habamo insika. Izi ni insika, muraza no kubona izindi zitatse neza n'imitako gakondo, imigongo. Ngira ngo naho mwaciye i Nyanza mwabonye ko amazu y'ubucuruzi
yagiye arimbishwa imigongo, ni muri rwa rwego rwo gusigasira umuco nk'Inyanza ku gicumbi cy'umuco. Hanyuma izi nsika zikaba zitwa insika z'ibyomanzi. Impamvu bazita ibyomanzi muraza kubibona muri imbere, umuntu uri imbere acishamo ijisho akareba hanze. Ikindi zifasha urumuri ruturuka hanze gucamo rukajya mu nzu mo imbere. Naho ziriya zitatse n'imigongo zihisha icyumba cy'umwami. Inyuma niho harimo icyumba cy'umwami, hakaba hari naho hari igisasiro cy'umwami. Witegereje nanone hagati y'inkingi n'igisenge habamo umwashi. Umwashi kari agati gasongoye gatambitse hejuru y'inkingi, uriya ni wo mwashi ushyigikira igisenge ngo kitamanuka ngo kigwe. Buri nkingi yose ifite umwashi, ndetse ikaba ifasha ko inkingi zitasenya igisenge. Turakomeza rero twinjire mu nzu tugere mu kirambi. Mbere yuko tugera mu kirambi, mu kirambi ubwo ni muri salo? Ni muri salo, ni mu gikari tugeze. Mu gikari niho hakorerwaga iyo mirimo itandukanye, kandi buriya igikari ni icya ba nyir'urugo. Kizira yuko n'undi muntu yajya mu gikari cy'abandi, kuko hakorerwa imirimo itandukanye, cyane ko kera ho habaga ari naho bakoreraga n'isuku. Niyo mpamvu igikari nyine kigendwa na ba nyiracyo. Iyi nzu niyo yabaye nakita nka inspiration ya Kigali Convention Center. Ukurikije ukuntu izengurutse, urabona Convention Center kwa kundi amatara agenda yaka, ubona ko neza n'iyi Kambere bimeze kimwe. Ni Kambere yubatswe mu buryo bwa kizungu bugezweho, mu buryo bujyanye n'igihe. Iyi rero nzu tugezeho ni imwe muri za Kagondo. Iyi ikaba ari iy'amata. Muri Kagondo y'amata niho amata yaterekwaga. Urumva inka zirakamwe, abakobwa bagiye kwinikiza, bagiye gukamisha ku bashumba se cyangwa batahira bari gukama amata, bakayazana. Amata agomba guterekwa mu nzu y'amata, agaterekwa kandi n'abantu bateguwe, abakobwa b'isugi. Akabwa w'isugi, iyo tuvuze isugi, ni umukobwa wabaga ufite ababyeyi bombi, umukobwa utagira inkovu ku mubiri, ndetse akaba atarakora imibonano mpuzabitsina. Isugi rero, ibyo byose tuve nk'umwana w'ababyeyi bombi. Buriya umwana wavutse akarerwa n'ababyeyi, aba afite uburere butandukanye n'uburere bw'umwana warezwe n'undi. Hari icyo ababyeyi baguha nk'uburere bitandukanye n'uko warerwa n'undi muntu. Hanyuma akaba nanone ataragiraga inkovu, kuko kera habagaho ibyorezo. Izo nkovu impamvu bazirindaga, umuntu yashobora kuba yarakirutse icyorezo, kandi icyorezo iyo kitabonewe urukingo nta n'umuti, ntabwo wakwizera ko cyakize, cyashobora kuba cyagaruka. Rero barabyirinda kugira ngo kitazatera ibwami. Rero kuba atarakora imibonano mpuzabitsina nuko ni umwere, nta nenge, nta bwandure cyane. Niyo mpamvu rero amata aterekwa ku ruhimbi nk'uko nabibabwiye, ariko iyi nzu kubera ubuto bwayo nta n'amatara arimo, byadusabye yuko dutegura uruhimbi hanze, nk'uko tubigenza buri gihe iyo turi bwakire abantu benshi badashobora kwinjira bose ngo bajye muri ino nzu. Dutegura uruhimbi hanze, aho amata aterekwa. Amata ntabwo yaterekwaga hanze, ni uko twebwe twateguye uruhimbi hanze, hatazagira ubona uruhimbi rwateguwe hanze akagira ngo niho amata yaterekwaga. Oya, amata aterekwa ku ruhimbi ruri mu nzu mu kirambi. Ariko amata agira giterekwa, niyo mpamvu yaterekwaga n'uwo muntu nababwiye. Rero ku ruhimbi haba hari ibyansi bitandukanye. Tuvuge duhereye nko kuri iyi nkongoro. Iyi nkongoro icyo tumurika cyane ni umutozo.
umutozo rero niwo bakoresha bavuruga ikivuguto. Mbere yo kugira ngo ikivuguto bakinywe bagomba kukivura kugira ngo bakinywe kimeze neza. Ibyo bita gutonganya umutozo. Ibyo bita gutonganya umutozo. Kubita. Hanyuma ahangaha hari injome. Iyi njome urabona ko itandukanye, umunwa utandukanye n'iriya nkongoro isanzwe. Iyi njome rero ni inkongoro abana bato bakoreshaga banywa amata. Ubu iyi ni bibero ya kera. Urabona ko abanyarwanda bari baje kwishakira ibisubizo. Amata rero akanapfundikirwa, bagapfundikiza umutemeri. Uyu ni umutemeri. Izindi nkongoro zindi zisigaye ntoya ni inkongoro nyine abantu bakuru banywesha amata. Nkatwe twakanywesheje nk'iyi ngiyi, ariko nkanjye nanywa nk'ebyiri. Kandi amata yishize ku munwa nyine ugomba gutereka ari uko uyamaze. Hano hari icyansi rero. Icyansi nicyo bakamiramo inka, bakamira mu cyansi. Abahanga rero bazi no kuvuruganya bakagifata hagati y'amaguru bakavuruganya, gukamesha amaboko yombi. Iyo bahumuje babuganiza mu gicuba. Igicuba ni iki? Kirane cy'amata abuganizwamo, ni nacyo amata aterekwamo kugira ngo amata avure, banywe ikivuguto, bacunde. Ubwo mvuze gucunda turatujyana n'ibisabo. Hano hari ibisabo ku mugamba. Umugamba ni igiti bajisheho igisabo cyitwa umugamba. Iki gisabo rero, igisabo nicyo bacundamo amata kugira ngo baze gusobanura amata n'amavuta. Iyo bavuye bakuyeho aya mavuta hasigara amacunda. Amacunda anywebwa n'abagore n'abana, nta mugabo unywa amacunda, kirazira. Hanyuma igisabo kigira injishi, ni nayo mpamvu bakijisha. Izi nizo njishi z'igisabo. Hanyuma iyo bagiye gucunda barakijishura, hagasigara igisabo gusa bagacunda. Iyo bacunda rero bapfundikiza n'igisabo, buri gihe gihora gipfundikiwe n'umupfundikizo witwa inzindaro. Inzindaro ni umupfundikizo w'igisabo ukozwe mu birere by'insina. Urabona ko tujya tunacunda rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa. Tugeze kuri kagondo y'inzoga cyangwa se inzu y'inzoga. Mu nzu y'inzoga naho habaga umusore wabaga ushinzwe gusogongera inzoga abantu batuye umwami. Izo nzoga zigasogongerwa, akamenya iryoshye, akamenya aho ayibika, akamenya niba nta n'ishobora kuba yahumanyijwe. Rero inzoga n'inzu yazo ni iyi ngiyi. Urabona ko yo ifite itandukaniro rito ku gitabo. Nta nyirantarengwa mubonaho kubera za nshingano zo gusogongera. Urumva umuntu wasogongera inkangaza, agasogongera umutsama, agasogongera inturire, akayasogongera urwagwa, urumva ko bitabaga byoroshye. Ishyizeho nyirantarengwa ashobora kumuhitana. Rero barimuraga bakubaka kuriya kugira ngo nanagwa agwa hashashe. Rero nk'uko nari maze kubivuga, wa musogongezi w'ibwami yarangiza gusogongera inzoga akumva iryoshye koko ari inzoga y'umwami, yeswaga muri aka kabindi gasenze. Akabindi gasenze kaboheyeho imigozi, bavuga ko gasenze. Kukaboheraho niko kugasenga. Oya, iriya ntabwo ari intango, ni akabindi gasenze kitwa inkurubindi. Niba bavuga inkurubindi uzamenye akabindi gasenze kabikwagamo inzoga y'umwami. Umumaro wo kuba gasukwamo inzoga aho abantu benshi bari kunywera inzoga, naho gukoresha batwara inzoga bayivana aho ziteretswe bajya gusukaho abantu benshi bari kunywera. Biriya ni ibibindi bibiri birimo n'imiheha. Iriya ni intango kuko urabona ko iruta ibibindi. Ibibindi rero n'imiheha abantu basangiraga nko mu minsi mikuru, nk'igihe habaye ubudehe, iminsi mikuru umuntu yashyingije, basangiraga mu bibindi cyangwa se mu mivure. Bakanywera mu muheha, bakaba bicaye bazengurutse ikibindi banywa inzoga, banasangira ibitekerezo, banaganira mu biganiro muri rusange. Ibibindi rero biterekwa ku ngata. Hano hari agacuma, hakaba n'umubirikira ndetse n'uruho. Ibi ni ibikoresho bitatu gakondo bifasha. Agacuma, umuntu umwe wagusuye wamwakiraga mu gacuma karimo n'umuheha. Hanyuma uruho cyangwa se umubirikira, uruho, urukebano,
urukiza rwifashishwaga mu kudaha mu mivure, mu ntango banywa cyangwa se basuka mu ducuma. Iyo basukisha umubirikira bakoresha inkondo yawo, hanyuma baba bashaka gusuka bihuta bagakoresha umubirikira, bagahita bahindura uruhande bagasukisha uru ruhande. Ikindi rero ni nk'igikombe cya kera rukebano cyangwa se uruho, nirwo banyweshaga. Ikindi bavuga ko runahoza vuba cyane, nk'igikoma gishyushye. Nk'abanywaga rero nk'ikivuge numva ko kitabatwikaga. Hanyuma aho byari biteretseho inkoko rero nizo baterekaho ibikoresho byabo, nk'uko uyu munsi bavuga nk'ipurato. Inkoko banayiriragaho. Aha rero turahabona umubyeyi, imbere hakaba hari urusyo n'ingasire. Urusyo ni ibuye rinini, ingasire ni ibuye ritoya, n'inkoko iriho ifu, akagira n'ikibo hariya. Ikibo kirimo utwatsi, turiya twatsi tukaba ari akanzuzo. Ni ukuvuga ngo tuganira umukecuru abitubwire akababwira. Muraho neza mubyeyi? Muraho. Njye nitwa Bukenewe, ni umunyamakuru. Tugusanze hano uri imbere, hano uri mu bikorwa, bidusobanurire. Aha rero turi ubu ngubu ni ukwerekana uko basyaga. Ubundi tubanza kwanzika, hanyuma ubundi tugasya. Yego. Ubundi mbese nta byuma byabagaho kera, barasyaga bagasya. Ari inzoga zo gucyuza ubukwe, ari inzoga zo gusakaza, ari inzoga mbese zo gukoresha ibirori byose babikoreshaga ku rusyo. Ari urubetezi rwabeteraga inzoga y'urwagwa, ari umutsima wa rukacarara babikoreraga ku rusyo kuko nta byuma byabagaho. Hanyuma basyaga muri rusange ibintu basyaga ni ibihe? Imbuto y'amasaka niyo basyaga, cyangwa se uburo. N'uburo barawusyaga. Hanyuma ushobora kubikoraho gato tukareba se ko bikorwa? Reka tuze tubibereke. Kugira ngo rero umurimo wihute, kuko mbese ari niba warabaga ufite ibirori, nk'uru rugo rwabaga rufite urusyo, na hariya hari urundi, bakazana igiseke cy'amasaka, ubundi bakaza guhuriza hamwe. Hoje uburere bwiza mawe, gusya no gutegura mawe. Hoje uburere bwiza mawe, kogereza nk'ibyansi mawe. Tatse amabara yose mawe. Hoje uburere bwiza mawe, nzakubohera akarago mawe. Hoje uburere bwiza mawe, tatse amabara yose mawe. Hanyuma se ko atanoze buriya neza, birarangiye buriya? Ubu ngubu tukaba duseye yenda nk'urubetezi, kuko inoze cyane bayita inono. Inono niyo bakuragamo nk'izo nzoga, ikigage niyo nono. Ariko noneho urubetezi warahereturaga ukabetera inzoga y'urwagwa. Murakoze cyane. Mwitwa bande? Nitwa Nyiranziza Marie Claire. Imyaka ingahe? 55. Hanyuma se iki gikorwa cyo kwereka abantu ko umuco wari umeze cyane cyane w'ibibera ubwami, wowe cyakira ute muri wowe iyo uri kugikora? Nanjye nabigishijwe n'ababyeyi. Wumva byishimiye se iyo bari kubikora gutya? Cyane rwose ndabyishimira. Murakoze cyane, reka tugushimire. Namwe ndabashimiye, murakoze. Murakoze cyane. Tumaze kureba amoko atandukanye y'ibinyobwa, nako tumaze kureba uburyo bategura ibinyobwa ndetse n'uburyo basya, ndetse n'aho babiteretse n'inzu bibarizwamo ibwami. Ariko nanone banywaga izihe nzoga zitandukanye? Tuvuze nk'ibyo tuba tuvuze iki? Inkangaza tubwira inzoga nke zabaga ibwami. Arakoze cyane. Iyo tuvuze ibwami, umwami yari umunyarwanda, ubwo tuba tuvuze inzoga zabaga mu Rwanda mbere
ya Bralirwa y'inzoga z'uruzungu zaje muri 57. Mbere yaho rero abanyarwanda bakoraga inzoga y'ubuki, bengaga inzoga y'ubuki ariyo umutsama, ubwo ni ubuki, ikiyongeragamo no kubetera, kandi twabonye ko basya imbetezi. Hanyuma hakaza urwagwa, inzoga y'ibitoki, hakaza n'ikigage, inzoga y'amasaka, hakaza rero noneho inkangaza n'urwagwa bavangaga n'ubuki, ikaba inkangaza, ikaba ikaze cyane kandi iryoshye. Hakaza rero n'inturire, ikigage, ya nzoga y'amasaka bashyizemo ubuki. N'ubwo bwoko butanu bw'inzoga zabaga mu Rwanda. Murakoze cyane, reka dukomeze noneho tujye kureba n'inyambo z'umwami. Nshuti bakunzi bacu, reka tubabwire ko tugeze noneho mu rwuri. Ni mu rwuri buriya? ntago turagera mu rwuri, turi imbere y'uruhongore rw'inyana, tukaza no gukomeza ku nama y'inka. Urwuri ni naho inka zirisha. Ubu rero hano turi imbere y'uruhongore rw'inyana. Ubwo ni ikiraro ntibavuga ikiraro cy'inyana, bavuga uruhongore. Inyana ziba rero mu ruhongore, harimo inyana murazibona. Ikindi ni uko ahari inka harangwa n'igicaniro. Igicaniro ngikiriya, umwotsi wacyo, uriya mwotsi mubona ukaba wirukana amasazi ku nka. N'amase n'icyarire bivanze, nibyo bacana, kikaba ari icyo gicaniro, uriya mwotsi rero usohokamo. Urumva ko unahumura neza kubera amase, ibisheshe biba birimo. Hanyuma igicaniro ntabwo kizima, kirasinzira. Kizima iyo inka zacitse mu rugo. Niyo habayeho gusinzira baragikangura. Ngizi rero inyana z'inyambo. Yenda tugarutse no ku gaciro k'inka mu Rwanda rwo hambere ku ngoma ya cyami, ni uko inka cyari ikirango cy'ubukungu bw'igihugu. Inka niyo yari ikirango cy'ubushuti. Iyo umuntu akugabiye n'uyu munsi aba ari inshuti magara. Inka niyo dukwa, nubwo bigoye ko uyu munsi imiryango ikwa inka, ikumugena inka, habaho amafaranga, ariko ya mafaranga nta na rimwe aravuga ko umuntu yakuba amafaranga. N'ikimenyimenyi mu misango y'ubukwe bwo gusaba, haza batahira bakavuga inka kandi ntazihari. Ni ka gaciro rero k'inka tuziha mu muco wacu w'Abanyarwanda. Ikindi ni uko rero inka z'inyambo zagiraga n'uruhare mu miyoborere y'ingoma. Imwe mu mihango ya cyami, kuko nk'uko habaga imitwe y'ingabo, habaga n'imitwe y'inka. Kagira n'abatware bazo, hakaba abatware b'inka, hakaba abatware b'inyambo, hakaba n'abatware b'ingabo. Urumva ko byarajyanaga. N'inka rero mu gihe cy'urugamba, imfizi zagiraga uruhare mu mihango y'ibitero. Tugeze aho inyambo nyirizina ziri, ni inka nkuru nziza. Izi zo zisobanura iki mu by'ukuri mu gihe cy'ubwami? Igihe cy'ubwami rero nari natangiye mbabwira akamaro k'inka n'ubutegetsi bwa cyami no mu mibereho y'umunyarwanda muri rusange. Inyambo rero by'umwihariko ibwami ni inka zamurikirwaga umwami, zikaba ari inka umwami yamurikiraga abashyitsi iminsi mikuru ikomeye y'igihugu. Inyambo rero zikagira umwanya ukomeye muri ya minsi mikuru ikomeye. Inyambo nizo bamurikaga nyuma ibirori bihumuje. Inyambo nizo zabanzirizaga ko ibirori bihumuza. Hanyuma buri imwe nabwiye ko ifite izina n'ikivugo cyayo. Nk'iyi ngiyi ndi kwagaza yitwa inshongore. Inshongore, iyo ni imbonezamihigo, iyo ni inshozamihigo, hakaza n'intore n'imfizi yazo. Irabyumvise ko tuyivuze. N'imfizi yazo rugwizanka. Hanyuma rero nk'uko nabwiye ko ari inka zo kumurika, zagombaga no kuba zambaye kugira ngo zigaragare neza. Rero buriya niyo abakobwa kwa kundi mubona batega amaboko, batega nk'uko inyambo ziteze. Inyambo rero ntago zaribwaga, amahembe niyo bakoreshaga mu mitako. Inyambo yari yubashywe. Inyambo rero zabaga ari iz'ibwami gusa. Abandi umuntu yashobora kugabirwa n'umwami akamugabira inyambo, ariko iyo yayimugabiraga ntabwo yitwaga inyambo, yitwaga umurundi w'inyambo.
ubwo rero inyambo zari iz'ibwami gusa, nta wundi muntu wabaga ufite inyambo, zabaga ari imirundi y'inyambo. Hanyuma tuje ku mateka y'inyambo, ubu ngubu nyine arizo turi kubona hano, ni izi zonyine zihari mu gihugu cyangwa hari n'ahandi wenda hari izindi nyambo? Mu gihugu inyambo zirahari, ntago ari izi zihari zonyine, ahubwo izi ni izihagarariye izindi. Izi ni izimurikwa, izi ni izimurikwa, izindi ziri mu rwuri ahantu hatandukanye. Inyambo zirahari rwose, abanyarwanda bahumure, ntabwo inyambo zizacika. Perezida wa Repubulika wagize uruhare mu kugarura inyambo mu gihugu zari zaraciwe nyuma yo guca n'abami mu Rwanda. Ibijyanye n'ubwami byose byagiye bicika, ariko urabona ko Perezida wa Repubulika yatugaruriye inyambo, atugarurira inka, ndetse na buri munyarwanda wese muri gahunda ya gira inka munyarwanda abasha kubona inka kugira ngo agire ubuzima bwiza, kuko inka ni ubuzima. Ufite inka agira ubuzima bwiza, agira, tutavuze inyambo muri rusange, inka muri rusange. Iyo umuntu afite inka afite amafaranga, umwana we akabona amata, akagira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu ubona abanyarwanda, nta munyarwanda wapfa kubona ntawe wabona ufite ikijyanye n'imirire mike. Inyambo rero zirahari. Mu Rwanda rwo hambere ntabwo habagaho inyambo gusa, habagaho inyambo, hakabaho inkoko n'inkungu. Inkoko rero nizo zakamirwaga umwami, inyambo ntabwo zakamirwaga umwami. Amata yazo yari yabatahira n'abana, umuntu ari nabivuze ko zitaribwaga. Igikurikira ni uko abatahira baza kutubwira amazina yabo. Ishongore we, zikunda abantu rero kuko ziba zarabitojwe. Iyo ibyaye niho bayiha izina, iyo ibyaye uriza bayiha izina, bakayiha na cya kivugo. Ubwo nibyo tugiye kumva n'amahamba y'inka. Ubuse nanjye ko hari nyavuze zayumva cyangwa ziba zitayazi? Wowe uzi amazina y'inka muri rusange, ntabwo uzi amazina yize, ariko nawe ntabwo byakubuza kuba wavuga ayo mazina uzi. Umutari rero twamuha umwanya nawe kugira ngo atubwire izi nyambo zo kwa Nkubito y'Imanzi. Gurayibanira mbaraza bihiga ko ari igihami, kaba n'ikirangirire mu Rwanda rwa Gasabo. Umva yaraye yoganye umutana, yogana umutabazi, yogana n'umutavu mu nda, ku mutambagiro bayita rutambukana ngoga. Umva bambariye bambeshya ngo inzira ijya inkanda ngo irazihana. Umva nararigenze na Rutebezambuga, nararigenze na Ruzimizambuga, nasanze nta nzira ihana umugenzi kirazira. Biya rudasumbwa n'ikibumbiro, ikibunda cyaramutse yitwaje impirimba mugabo. Umva arayikubise urushunzi mu nkongoro, bazimungu yimuka mu gisabo, imbeho ishira mu myugariro. Turakaza neza nyana ya rumara gishyika rwa mugabo. Daraga ziranyicira amaso, zanyakugwira nkazibira amazi mwiriwe. Umva zirabunda amazi nkabunda umuhondo, zirankubita ibizuru nkazikubita ibizinzo wangeri we. Hayi nyambure nkora bikina, idore musengo yanze kwahuka mu gisigati wangeri we. Yanze kwahuka itabonye nyangeze, nyangeze ikubise amaso kuba wenda ati nkundira wahuke wa nyambo, ejo utazakamwa donyi donyi. Cyangwa ino nyambi nyagirwaga ndabashumba bakayiganza nguru. Umva nkundira zabira ziri kwiriba, zakinyana zaza batabizi bikababera ubugiro. Umva shinga intege dushingure Musanzire wa Rusengo, dore ijoro riraguye. Nkundira ngabo herega ngabo yanze uruhimbi mu ruhinga rwa Kinihira, ngabo yanze badutira batongana ngo ntibarwubaka. Kaje bagoma heri karamya bagabi karamereza n'abari ku ruhimbi. Hiya yanze akabuga yanze ikinyebu, yanze imirambi ya Rukonajo, kwa inkongoro zo kwa Mugaga zirahabu. Yani kije zikamwa vurugu 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 vurugu. Mbwirizi wanyu bamutahira. Umva navuga indende yabyaye indemera, indema rugamba muzayisanga aha mu Rukari.
ndavuga bigera ipfupfu n'ipfizi ikaba inka yapfuruta ega nyanyambi idasimbuka urugo inkubira n'inka zikubanuye ishyamba inyana ya rumenesha amacibiri rwa mugabo turayisangana umva iratema ikirere ikona ikirandura irabunda amazi nkabunda umuhondo ngorega kuvuga inka n'ukwibanza kutibanza bitera amazinda nkunda nyampunda isabye amabondo umva nkunda yajigije imaze ijoro agahinda nyururugo agahimbarwa wangeriwe bagitagira ikombe ry'abarashidi nyirishema ry'abasore ndigikoreye mu abahungu bankundaho rukomeye ni mwene rukazamyambaho nabyirukiye inyanza mu nyambo sinarobanuye nyuma nk'abarushita mu barwanya amashara nka mu mushongore wishe mu mubisha na mushahuye ndagira inka bitaga imbungira mihigo ubwo n'uwagize ngo aravuga namuvuze urutete n'iryo ratabaye ndari muterana nkabirya mutuganye nkabigikoreye nkabicyarwaho mu mugabo utarahamye urugo ntari ikicaro kirazira nkabindohera ku muvumba nkabiya ruhwanya nihaye rugondo ziri ku murongo niha gacuma ku mutuku abakobwa basigara kugasiga umuhungu umutima mba nawe uraje kumuheta rero nkuko twabibabwiye nyine twari twasuye hano mu Rukari turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko uyu mutahira dushaka kumaza akabazo k'amatsiko byagusabye igihe kingana iki kugira ngo izi nka zimenye amazina yazo ziyatore nyine gutyo ku buryo uhamagara ikaza ubona inka iyo imaze kubyara umaze kuyita izina ihita ibitora iyo ihamagaye ihitiza ikitaba ibizi n'izina ryayo ku giti cyayo ihamagara inka izina ryayo igahita yitaba ikavumera ubwo igihe biba bintwaye igihe byibura nk'amezi nk'atanu iyo ndi kumwe n'inka barumva binejeje cyane yuko naye mba narazikunda iyo nzihanagura nzikigakiga nzihamagara nzitabisha nzinikiza barumva ari byiza cyane kuko ari nawo muco wa kinyarwanda hanyuma iyi ngiyi yitonga iki iba yita ishongore yanze gushokana inkomati nka ziragiye abagabo iba yita ishoza mihigo muziheke kugira ngo zibe nziza gutya tuzitaho tukaziha urubingo dore n'ubona zirimo zirisha mu rwura aha ngaha kandi zikanarishiriza urubingo hari ubona hanyuma murakoze cyane reka tubashimire murakoze namwe tumaze kureba ingoro y'umwami mu buryo butandukanye tubonye ibikorwa byinshi bitandukanye byaberaga ibwami nta duhagaze ni ku ngoro y'umwami ariko ya kijyambere igezweho yubakiwe n'abazungu ariko turashaka kumenya muri rusange ahantu hasurwa ku ruhe rwego n'abantu bangaye ku munsi murakoze cyane nk'uko wari bivuze duhagaze imbere y'ingoro ya Mutara III Rudahigwa ikaba ari ingoro ya kizungu nk'uko twabivuze yubakiwe n'abakoloni b'Ababiligi iyi ngoro rero y'amateka y'abami nk'uko tumaze gusura ibice bitandukanye yaba ingoro gakondo inyambo ni ingoro isurwa na benshi yaba abanyarwanda yaba bato abakuru abanyamahanga abanyafurika ndetse abanyaburayi na Afurika abanyaburayi na Amerika na Aziya muri iyi minsi biragoye kuvuga imibare kubera ibihe turimo ariko muri rusange ni imwe navuga mu za mbere mu ngoro isurwa n'abantu benshi mu ngoro dufite 8 mu gihugu ikaba ari imwe mu zisurwa cyane yaba bato abanyeshuri baje kwigira amateka yaba bakuru baje kwiyibutsa ibihe babaye murabona ko iributsa umuntu ubuzima bwo hambere rero ni ingoro isurwa cyane gira ubutumwa uha abantu b'ingeri zitandukanye abanyarwanda abanyamahanga nabo ngabo urebye abanyamahanga urabivuga mu rurimi rw'icyongereza nta kibazo urakoze cyane ubutumwa naha abanyarwanda muri rusange mu ngeri zitandukanye iyi ngoro ibahishiye byinshi byiza bijyanye n'amateka y'abanyarwanda bijyanye n'amateka y'ingoma ya cyami mu Rwanda rwo hambere ni ingoro twakabaye dusura kugira ngo turebe aho twavuye amateka meza abanyarwanda ibikorwa byiza by'abanyarwanda uburyo bishakagamo ibisubizo byanafasha ejo kugira ngo tugire aho tugana dufite umusingi mwiza batwubakiye umusingi mwiza rero ni nawe ukomeje kudufasha muri iterambere rero turakomeza gushishikariza abantu kugira ngo baze kuyisura ntabwo kuyisura bigoranye ntabwo bihenze hari abantu bumva ko ingoro ari y'abanyamahanga ingoro z'umurage ntabwo ari iz'abanyamahanga zakabaye iz'abanyarwanda cyane kurusha abanyamahanga kuko nizo tuvomamo rero
ntabwo bihenze nk'uko nabivugaga nk'umunyarwanda gusura iyi ngoro iya ya kinyarwanda twabonye n'iyi ya kizungu ni 5,000 1,500 y'amanyarwanda. Iyo rero useze iriya nyambo ni 3,000 ku muntu, ariko hakabaho n'uko ingoro yatekereje kugabanyiriza abantu ku nyambo. Iyo abantu baje ari 20, iryo tsinda ry'abantu 20 bishyura 10,000. Ku banyeshuri rero bo guhera ku mwana ufite imyaka 7 kugeza ku muntu wiga muri kaminuza, icyiciro cya mbere cya kaminuza, yishyura amafaranga 700 gusura ingoro. Inyambo ho ntibihinduka ni 3,000, na wa mubare wagera kuri 20 bikaba 10,000. Abana rero bari munsi y'imyaka 6 ntabwo bishyura. Umunyamahanga nugira umushyitsi w'umunyamahanga uvuye kure ya Afurika y'Uburasirazuba ni 6,000. Hanyuma muri Afurika y'Uburasirazuba ni 3,000, ukongeraho bya 3 by'inyambo. Hanyuma nabo baragabanyirizwa. Iyo bageze kuri uwo mubare bose abashyitsi tubafata kimwe. So I wish all the people to visit this traditional palace, not a traditional palace and a modern palace, and also we wish them to come and visit the traditional royal cows in Nyambo. So these are the history of the Rwandans, which could show the culture of Rwanda, and also it's a warm welcome to the palace. So we wish them to come to see the life of Rwandans, the life of the king's style of life, here in the King's Palace Museum in Nyanza. Thank you. Thank you so much. Nshuti mudukurikira turabashimiye cyane kubwo kubana natwe muri kino gikorwa cyo gusura. Twakoranye urugendo nyine tugenda tureba buri kimwe, kandi turabashimiye ko mwakurikiye ino video yacu, mwakurikiye ino gikorwa cyose, kandi mwumvishe ko badusobanuriye buri kimwe. So thank you. I'm Hore Bukenewe, the journalist. Thank you.